mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize Bob ndetse n'umugore we barimo baganira ku cyo bakorana ngo se ku mwanzuro bagomba gufata kureka umwana wabo w'umukobwa akajya kuba kwa Jinta. Ese byaje kurangira bafashe uwuhe mwanzuro? Reka inkuru yacu n'ubundi tuyitangirire kuri abangaba bombi babiri. Bob atangira kwereka mama Priya amubwira ati rero umugore mwiza, umwana wacu naramuka agiye kuba kwa mushiki wanjye azarya neza, azaba heza, azaryama heza kandi aziga heza. Ndumva rero twakabaye tumureka nabura akajya kubayo. Umugore we ntabwo aba abyumva neza, yewe uba ubona asa naho atanabyishimiye, ariko kubera kubura uko agira ndetse no kubera ikibazo cy'amikoro no kuba umugabo we Bob n'akazi aba afite muri icyo gihe, ahera akabyemera. Nyuma yo kubyemera rero bahera ko bahamagara umwana wabo bakamwicaza nawe bakabimubwira. Priya ahera akabaza papa we amubaza ati none se dad, ngiye kuba kwa shangazi forever, ntabwo nzigera ngaruka hano mu rugo? Bob ahera akamubwira akamubwira ati yego mwana wanjye, gusa igihe cyose uzajya wumva ubishaka uzajya udusura, igihe cyose uzajya wicara ukumva uradukumbuye uzajya ubwira nyogosenge umusabe uruhusha, ndabizi ntabwo azajya kwima permission, kandi ntuzigere ugira ahantu na hamwe ujya nta ruhushya rw'iwe ufite. Mwana wanjye ndakwinginze ntuzigere witwara uko utari, dore hariya ugiye kuba nubwo ari kwa nyogosenge, ariko wibuke ko atari kwa papa na mama. Wicare wibuka ko atari iwanyu mu rugo hanyaho. Ndatari ku bundi kubera iki papa? Ndati mwana wanjye byose ndi kubikora kuko ndiyo ngushakira ibyiza. Priya nta kindi kintu akora, ahera ko akagenda agatangira gupakinga ibintu bye byose. Akibisoza araza akegera papa we amubaza ati none se dad, ubwo nyine gahunda ni ukugenda none ntabwo ni ukuzagenda ejo? Undi ati oya ntabwo ari nonaha, ejo Jinta azaza kukwitwarira kuko urabizi neza njyewe nta modoka ngira, kandi yewe nta na tike mfite naguhereze kujyana. Barabyemeranywa. Bucya mu gitondo kare kare Jinta ahasesekara, akigera kwa musaza we Bob akimubona aramuhobera, ndetse ukabona ko yishimiye mushiki we. Ahera akamubwira ati mbere na mbere reka ngushimire
kuko ukomeje kugenda umfasha kandi ukanafasha n'umuryango wanjye. Nishimiye ko nabura nyuma yo kwemera ko ugiye gufasha umwana wanjye ukamurihirira ukamuhera fizi, nakugejejeho n'igitekerezo cy'uko yaza kuba iwawe byose ukabyemera. Yewe numvaga mfite ubwoba n'igihunga, numvaga utari bubyemere, ariko wibare kubyemera. Jentahera kakabwira Bob akamubwira ati musaza wanjye, urabizi neza ko ari wowe wenyine mfite, urabizi ko mu nda ya mama ari njye nawe, uranabizi ko ari wowe musaza wanjye ndeba, simfite undi ku ruhande, duhuje amaraso, duhuje data na mama. None se ntabikoreye wowe nabikorera nde? Niba mbasha kugaburira abana ba rubanda, nkabasha kugira abo mpera fizi, njyewe Imana yambwiye ko izampa abakobwa n'abahungu. Ntakubeshye mfite abakobwa benshi mpera fizi, mfite abasore benshi mpera fizi, ntabwo uyu wawe rero yananira. Wenda hari ntabwo dukunda kubivuga njye n'umugabo wanjye, ariko Lucas afite abahungu bagera kuri 4 yakuye ku muhanda turihirira, hanyuma tukagira n'abandi bakobwa 4 nabo twagiye dukura mu miryango itifashije, bose turabarihirira. Abo bose rero ni abakobwa n'abahungu banjye, kuko bose banyita mama, na Lucas bakamwita papa. Ivy bamufata nk'umuvandimwe wabo, ntago wenda baba hariya mu rugo, ariko twabashakiye aho kuba, baba hamwe uko bagera ku 8. Lucas yaragiye abagurira inzu ahantu, tubahereza buri kimwe, tubashyira hafi y'amashuri, tunabegereza buri kimwe. Rimwe na rimwe bajya badusura. So niba mbasha kwita ku muntu tudafite icyo dupfana, nta sano y'amaraso dufitanye, kuki nananirwa kwita kuri uyu mwana? Umwana navuga ko ari uwanjye, erega Priyanka na Ivy. Bob se burya mufite abo bantu bose murihirira? Uje se amafaranga avaye? Ati ntugatekereze ku kintu bita amafaranga. Amafaranga ni umushyitsi. Buriya n'uba ufite ikintu uzagerageze ukibyaza umusaruro, nangwa se ugirira abantu neza, kuko erega ukuboko kudatanga niko basha kwakira. Ibi byose mbaye mbifite, ibyo nunze byose mbaye mbifite, ariko ngira ubugugu ntekereza ko nta kintu n'iki na kimwe Imana yamfasha. Yewe nta n'ikintu n'iki na kimwe Imana yagomororamo umugisha, ariko kuko izi neza ko hari abo mfasha, hari abo ngaburira, hari abo ndirira, irabizi ko njya mfata umunsi umwe mu kwezi nkasura abarwayi kwa muganga, ngafata undi munsi mu kwezi nkajya gusura abapfakazi, nkabashyira ibyo kurya n'imyenda. Erega twabayeho nabi, twabaye mu buzima buteye agahinda. So iyo ndeba umuntu uri mu buzima bubi, nibuka uko njye nawe twakuze, bikantera gushima Imana yo yanyicazaho nicaye uyu munsi. Ase niba ntibihagije, erega n'aka karamaze. Mu by'ukuri muri twe twembi nta n'umwe wari uzi ko hari umugisha dushobora kuba twagira kuba ndi uwo ndi we uyu munsi. So kuba ndi uwo ndi we byazanye umugisha kuri famiye yanjye, ntabwo nareka kuyitaho mu gihe cyose mbifitiye ubushobozi. Bobo nta kindi kintu akora, atungurwa n'amagambo ya mushiki we, agatungurwa no kumva ko
n'ubundi mushiki we afite n'abandi bantu benshi we n'umugabo we bafasha. Aruhuka mu mutima akavuga ati nari nzi ko mushyizeho umugogoro yewe mwikoreje umutwaro, ariko niba ariko bimeze reka n'uwanjye nawe ajye mu mubare wabafasha. Jenta rero kuko aba yihuta aramutsa muramukazi we umugore wa musaza we akamwisegura akamubwira ati mama Priya urihangana ntabwo ndi bwicare ndi kwihuta, ikindi kandi ngirira na Priya yihutishe tugende acunguze uburyo umwete kubera ko ndumva nshaka guhera ko mujyana ku ishuri rya Ivy. Namaze kumusabira umwanya kandi barabyemeye. Undi aramubwira ati nta kundi niba utari bwicare cyane ko n'ubundi nta kintu kidasanzwe dufite hano twakwakiriza. Jenta aramubwira ati oya it's okay, ndabizi neza ko nta kintu wanyuma ugifite, so icyo utampaye rero nicyo udafite kandi rwose meze neza. Bakomeza kuganira ubona ko hari urukundo hagati y'aba ngaba bombi. Priya nawe abasoje kwitegura ahera ko asohokana ibaga irimo imyenda ye, ariko agasohokana ibaga ntoya cyane. Ndakamubwira ati none se kuzanye imyenda mikeya ntabwo uzagaruka? Priya arebana n'ababyeyi be, Bobo asa n'uwikoroje gato akamubwira ati rega iyi niyo myenda umwana wacu afite. Twitatiguye iki? Okay, nta kibazo, turabanza tunyure n'ahantu mu shoppingira imyenda kuko niba afite iyi myenda yonyine ni imyenda mike cyane, ntago rwose natuma agera iwanjye afite imyenda mike. Nafashe akanya ngo mujyane mu shoppingire, ntekereza ko nta wundi mwanya nazabona. Ariko ubundi Priya hari icyo bigutwaye turamutse dukomeje tukigira ku ishuri? Wenda ku munsi w'ejo nkazahereza amafaranga Ivy mukajyana gushopinga. Ndati nta kibazo. Afata envelope iri mu modoka akayisigira musaza we, akinjira mu modoka we na Priya bakerekera. Bakimara kugenda Bobo ahera akabwira umugore akabwira ati reba muri iyo envelope urebe ikintu kirimo. Undi akirebamo ahera ko yikanga. Bobo ati se kandi ubaye iki ko mbona wikanze? Undi ati se ndarota. None se aduhaye iyi envelope yabitekerejeho? Ntabwo nyine biramutunguye. Undi ati se kubera iki wumva ko byabimutunguye? Ni biki birimo se ubundi? Undi ati ngwino nawe wirebere ndebera. Bobo arebamo akabona harimo amafaranga menshi cyane. Batangira kuyabara, ariko uko bayabara bakayabara baganira bikarangira bibagiwe aho baba bageze babara. Bagera bakavuga ati yewe aya mafaranga ni menshi ntabwo twayabara ngo tubivemo. Umugore we yitegereza umugabo we akambwira ati cyakora abavandimwe pe babaho bazima, nakubeshye hari umuvandimwe ushobora kuba ufite n'inote y'igihumbi akaba atayiguha. Ibaze ko mushiki wawe yikuye amafaranga angana gutya, kuko sintekereza ko ari munsi ya 3,000,000. Ibaze ko aduhaye amafaranga menshi angana gutya,
akaba tujyaniye n'umwana ngo ajye kumwitaho. Bobe terega mushiki wanjye niwe wenyine mfite, kandi nanjye nawe niwe ninjye njyenyine afite. Diego dufite undi muryango ku ruhande utwikundira. Mama Robinson ni nka mama kuri twe, ariko ntago bikuraho ko njye nawe tuva inda imwe, kandi ari twe twenyine rukumbi mu nda ya mama. Tuve kuri abangaba, imyaka iragenda ikicuma. Ivy ndetse na Priya bagakura, amashuri barayiga bakayageza kure, yewe bakavamo abakobwa beza kandi bashimishije. Nyuma yo kwiga no gusoza amasomo yabo, ubona ko ari abana bashyira hamwe kandi bakundana. Umunsi umwe rero bari mu rugo, mama Ivy arabahamagara bombi, akababwira ati rero bana banjye, nyuma yo gusoza amasomo mwembi mbafitiye impano. Ivy we ubona bitanamushishikaje, ati mama impano kandi niziki? Jenta ati yewe mbafitiye impano, none se nimwasoje kwiga? Ivy ati ariko kuba twasoje secondary ntibivuze ko twasoje university. Jenta ati ariko ngomba kubashimira kuko mwazanye amanota meza. Ivy ati ariko se mama njye ndumva bitari ngombwa ariko. Jenta ati ariko se Ivy mwana wanjye niki kikunezeza? Rimwe na rimwe njya nshaka ikintu kikunezeza nkakibura. Ivy ati mama ikintu kiri bunezeze ni kimwe cyonyine, warambwiye ngo nimbanze nite ku masomo nige, ninsoza kwiga uzanyemerera ngende njye gukina basket. Izo mpano rero zindi njye ntabwo nzitayeho, ahubwo njyewe nkeneye kumva umbwira uti rero mwana wanjye amasomo ubwo wayasoje, noneho wajya ujyana na Ntwari ukayikina, wayikina by'umwuga, wayikina byo kwinezeza, nta kibazo. Ako mama ibaze ko wanciye kujya kwireba basket, ibaze ko Ntwari agenda akagenda wenyine. Mama watumye rwose ntajya mu bintu nikundiraga. Bati mbese nibyo ngibyo, reka mbanze mbaye impano nabateguriye, hanyuma ubundi ibindi turaza kuba tubiganira. Ivy ati okay. Jenta rero aba afite udukarito tubiri turimo telefone nziza cyane, ahera akazibahereza. Ivy yitegereza telefone mama wamuhaye, avuga ati mama izi nizo mpano wendaga kuduha? Undi ati yego, none se telefone mufite zirashaje niyo mpamvu nari mbaguriye izindi. Ese mwumvaga mudashaka gutunga ama iPhone? Bati mama izi telefone zirahenze. Ibyo pe kandi ni telefone nziza zigezweho, ariko ngiye kuba uri kumbereza telefone ntago bingana n'ikintu nshaka. Ikindi kandi iyi telefone niyo utanayima mama, urabizi ko dadi rwose ni inshuti yanjye, urabizi ko tata nkunda, nyine ndabanzaga nikurikira kuri we. So rero iyi telefone mu gihe cyose utarambwira ko ugiye kundeka nkajya nigira mu byo nkunda, mama isimu yawe ntabwo ndi buyemere.
Jida ati ese urakomeje? Iva ati ndakomeje mama, wansabye kwiga narize kandi amasomo narayasoje, so niba ushaka ko tubana neza nk'uko wabinsezeranyije uranyemerera mpamagare Ntwari njyewe uhereye uyu munsi njye njyana nawe kwikinira basket. Urabizi reba imyaka yose yarishize waranciye, waranambujije kuhakandagira, utanatuma nabura nirebera nanayireba no kuri TV, waza gusanga ndi kubireba ugahera kubizimya. Mama ngaho rero mbwira, ndaterega mwana wanjye nta kintu nakwima ngifite, niba wumva ari byo byaguhesha amahoro kandi wumva ubishaka unabikunze ndinde wo kubikubuza, nta kibazo mwana wanjye. Iva ati mama uri serious urabyemeye? Jida ati yego nta kibazo, erega n'impamvu nakubuzaga nuko nagira ngo ubanze wite ku masomo yawe, kuko iyo umutima umwe ujya muri kimwe undi ukajya mu kindi byombi ntabwo wari kubasha kubihandoringa no kubijera, kimwe cyari kudindira nangwa se byombi bikakunanira. Ariko nsezeranya ati nubwo ugiye kujya muri ibyo byose nsezeranye kuzigana university. Urabizi nubwo musaza wawe abikina, nubwo akina basket ariko afite university. Iva ati mama keretse icyo udashaka, nushaka na masters uzambwire nayo nyige, ariko ureke nkora ibyo nkunda. Abahereza amatelefone bagahera ko bigendera. Ivy aba afite icyumba cye araramo, yewe na Priya aba afite icyumba cye. Priya aragenda akinjira mu cyumba akitegereza telefone ahawe, agatangira kuyikompeyaringa n'iyahawe Ivy. Ahera ko agafata telefone agahamagara umushuti we. Telefone icamo ikikuraho ariko akongera agahamagara. Undi ahera ko akitaba, kavuga ati Priya bitese ko mbona uri kumamagara cyane uri guhuruza, kano kanya urankumbuyera, iminsi mike tumaze tuvuye ku ishuri. Undi ati none se ntagukumbura? Mbaye ntakumbura rwose naba ntagira umutima, ahubwo se wowe ntujya ukumbura? Undi ati yewe nanjye ndakumbura. None se bite ko mbona umamagaye? Undi ati sha nyine ndaguhamagaye ndumva hari ibintu nshaka kubwira, urabizi ko ariyo munyamabanga wanjye, urabizi ko ari ngiye kubwira utuntu twinshi. Undi ahera akamubwira none se ni ibiki kandi noneho kuri iyi nshuro byagenze gute? Priya ati shaka rongi nibirebire pe, urabizi ko nagiye nkubwira byinshi nagiye mpura nabyo muri uru rugo kuva naruzamo, ariko noneho aho bigeze mbona bimaze gufata indi ntera. Harungi atari ko se bagufata nabi? Priya ati birenze no ko sinzi nyine mba numva ntazi ibyo ari byo. Kandi ati noneho nyine mbwira ko iyi nshuro se byagenze bite? Undi ati urabizi neza ko
nambara umwenda mwiza nangwa se nkagira ikindi kintu cyiza mbona ari uko na Ivy yakibonye. Urabizi ko amashuri meza nayizemo kubera Ivy. Ako nyine tuhari ibintu byinshi mba ndambiwe. Ibaze ko nyine shangaza duhaye telefone. Ako shabuzi kamuhaye telefone irenze kurusha yanjye. Sha nyine mba mbona dusumbanisha tu. Ibyo amugurira ntago ari ibyo angurira. Yego nyine ntago navuga ko amugurira akanyibagirwa. Ako nyine hari ibyo amuhereza njyewe atampereza. Ibaze ko twemba amaze kuduha telefone. Ako nyine ubirebye ukareba urebye yanjye niye. Urabibona nyine ko iyi wihenze cyane kurusha yanjye. Karungi atari ko Cyprien. Ibyo njya nkunda kukubwira inshuro nyinshi. Ku ruhande rumwe njyewe mba nkumva. Ariko ntago rwose nyogosenge ashaka kugufata nkuko afata umwana yibyariye. Nese wumva gushaka ko nawe guhereza ibingana n'ibyo yahaye umukobwa we. Ariko ugomba kwibuka ko urwo rugo nubwo urubamo ntago ari iwanyu bwite. Nubwo umufata nka mama wawe umwita mama ntago ari mama wakubyaye. Wibuke ko ari shangazi wawe. Ndati sha simbizi mba mbona rwose Ivy yiyemera. Mba mbona yigira ukuntu aba yitetesha kuri nyina. Mba njyewe mba nanabitamwe rwose hari ibintu bibera muri uru rugo natamwe. Ndetse ariko ufite amahirwe wasoje kwiga. Urubura umukobwa ukuze urakuze cyane ufite ubwenge. Ndumva rero ikintu ushobora gukora kuko wakitahira ukajya mu rugo. Niba wumva kuba muri urwo rugo kuva waruzamo nyine ubona nyine hari ibyo wakabaye ubona utabona. Icyo yagombaga gukora yaragikoze yarakwigishije. Ndumva rero nakugira inama yuko wakitahira. Kuri ati njyewe njya he? Njyewe mba muri uru rugo. Ntago byakunda. Uru rugo ngomba kurugumamo kandi reka nkubwire. Byange bikunde ntago Ivy uhereye uyu munsi. Subona ibintu mama akoze. Samuhaye telefone nziza kurusha yanjye. Uhereye uyu munsi. Ntago nzongera gutuma ko hari ikintu cyiza kirenze. Nangwa se kiruta icyo mfite Ivy azongera gutunga. Ndatuvuze ngo iki? None se urumva wagize ishyari? Urumva byaguteye ikibazo? Urumva udashaka kongera kuba uri kumubona yishimye? Se ubundi bigutwaye iki uko abayeho nangwa se uko ameze? Njye ntabwo ndi kubyumva. Sinumva impamvu nyine uri kwitwara gutyo. Sinumva impamvu nyine wumva ko nta kintu cyiza cyakongera kumubaho nyine. Why? Kugeza ubu njye ntabwo ndumva ikintu kiri kugutera kwitwara gutyo. Ako n'ubundi Priya ndabizi neza ko udakunda Ivy. So kuri iyi nshuro uri gutegura ibiki? Imitego yose wagiye umutega yagiye ayisimbuka. Yaba tukiri ku ishuri ni kenshi wagendaga umuhuza n'abasore. Rimwe na rimwe ugira ngo bakundane nawe bamwangiriza ubuzima. Rimwe na rimwe ushaka kumuteranya n'ababyeyi be. Ngumva gushaka nyine tuko yaseba. Njye nari nzi ko nyuma yo gusoza kwiga bizaba birangiye. Ahubwo wowe urabikomeje. Ntago nabyizera. Kuri ati yewe ibintu ndi kukubwira ni serious. Ahubwo uri tayari kumva ibintu ngiye gukora? Uri tayari kumva ibintu njyewe nshaka kumukorera
ko numva nshaka kumuhindura ubusa imbere y'ababyeyi be, ko numva nshaka ko abapfira ubusa gaseba neza kumwe bamugize nk'ikigirwamana, bakabona ko umukobwa wabo bafata nk'umwamikazi ntacyo ari cyo. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese ubundi Puriya bari gukora birakwiye? Ubundi Sarapiki na Ivy uhereye mu buto se barakuranye, babanye gute? Ubundi si iyo mitego yagiye amutega ni gati ki? Byose rero ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, ninjye yandika kandi ni nanjye wibagizaho.